Shalom shalom, tubahe ikaze kuri Time to Know. Murabizi tugenda tuganira ibintu bitandukanye, twigishanya, duhugurana, tuganira ku buzima busanzwe, ni byinshi tugenda tuganiraho. Uyu munsi rero nje mu kavlog, ariko aka kavlog ntabwo ari ako nafashe uyu munsi, nagafashe mu cyumweru cyashize, hari ku cyumweru, ndagafata sinahita ngashyiraho, ariko kubera ko hari amasomo kansigiye, nakomeje kumva nakabasangiza. Ariko mbere y'uko dukomeza, manuka hasi ukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana, tujye tunasangira n'ibindi biganiro bitandukanye, nyine mujye mukomeza mubona ibiganiro byacu byiza kandi bibafasha. Nimurangiza mukore comment, mutubwire mwabyumvise mute, murabishaka mute, munabisharinge n'abandi kandi. Iyi vlog rero nakoze, twari tugiye muri picnic yari yateguwe n'itorero dusengeramo, hanyuma turagenda twitarura umujyi. Twarimo turasoza autumn, turi kwinjira muri winter. Rero nyine weather nziza ibirimo irarangira, yuko abantu batemberamo bishimamo, babona umwanya nyine wo kwidagadura hanze, biba birimo birarangira. Muri urwo rwego itorero ryateguye picnic, turagenda tujya gutembera. Natwe twagiye ahantu kure, kuko mu misozi, mu ishyamba, urumva urugendo rw'isaha irenga mutwaye, kandi muri highway, urumva harimo ama highway, ntago hose ari highway, ariko harimo ama highway, urumva ni urugendo rurerure. Rero ikintu nabonye maze kwigira muri Korea, cyangwa se maze gukunda muri Korea, bafite ukuntu bategura ibikorwa byabo, bafite ukuntu nyine bateguye ibintu by'imyidagaduro, abantu bakidagadura. Ubusanzwe ni abantu bakora cyane, bahuze cyane, bahuze pe, ariko bateguye uburyo bw'imyidagaduro, ibikorwa by'imyidagaduro, ku buryo rwose usanga kenshi abantu nyine babona ahantu basohokera, bagatembera, bakaruhura ubwonko, ahantu ababyeyi batembereza abana, ahantu abantu bakuru nabo batemberera, bagiye bubaka ibikorwa nyine by'imyidagaduro byinshi, kandi ugasanga ibyinshi ntibyishyurwa. Ugasanga bateguye ahantu hari ubusitani, mu byo hari indabo, hari iki, ugasanga bateguye ahantu hari abantu bagenda bakicara bagacuranga, abandi bakaririmba, abandi bakabyina, abandi bakaza kumva. Ugasanga yewe hari niba navuga ngo ni umudugudu, se buriya ni umudugudu, buri mudugudu, reka mwite umudugudu, simbizi kuko sindabisobanukirwa, ko navuga ngo ni nk'aho ari buri mudugudu uba ufite agace ka siporo, ahantu hagena ibikorwa bya siporo, hari ibikoresho bya siporo nyine, ku buryo ntago biba bingana n'ibyo muri gym, ariko biba byenda gusatira, ku buryo ugiye rwose ugakora siporo ukumva ko wakoze siporo ugataha. Twamaze kwinjira mu bukonje, harakonje cyane, ntago nzi niba nazashaka akanya nkajyayo, wenda nkabafatira nk'akavlog, nkabereka ibikoresho bya siporo, nyine ukuntu ahantu hagenewe siporo y'umudugudu haba hameze. Ahantu henshi rwose uzabihasanga, nubwo wenda ntaragenda uduce twinshi cyane, ariko n'izindi nshuti zanjye cyangwa abandi twagiye tumenyana mu bindi bice bagiye batuyemo, njya mbona banahifotoreza. Rero bivuze ngo nyine ako gace karahaba. Rero ahantu twe twagiye ni mu misozi, ariko hagenewe nyine picnic, abantu baragenda bagatembera, bakicara, mukagenda muri group nini, mukahatemberera, mukahakorera ibikorwa byanyu, mugataha rwose kandi mwishimye. Hari rero kure hitaruye umujyi, mu ishyamba, mu mashyamba rwose, muraza kubibona muri video twakoze urugendo rurerure rurimo amashyamba n'imirima, hari kure. Aha rero twari tuvuye
mu rugo aho dutuye turi kugenda, murabona turi mu muhanda nyine turi kugenda duca ku nyubako zitandukanye nagendaga mfataho amavidewo, turagenda murabona ko twakoze urugendo rurerure, harimo n'amashyamba, amashyamba murayabona, imirima murayibona, nk'aha ngaha nafashe wari umurima w'umuceri harya cyangwa w'ingano, banza wari umurima w'ingano ahari cyangwa se umuceri simbyibuka, oya ni umuceri ndabyibutse. Hano wari umurima w'umuceri nari mfashe mbaza umuhungu wanjye ndamubaza ngo umuceri urawuzi uri mu murima, ariko kubera ko twirukankaga nyine ntiyabashije kubibona neza, ariko ndamubwira nti dore uriya ni umuceri uhinze, ariko ntabwo arabisobanukirwa cyangwa abimenye. Turagenda dukora urugendo rurerure, hano rero twari tugezeyo kubera umutekano w'abo twari turi kumwe, cyangwa se nyine ntago nigeze mbabwira ko mfite undi gufata nashyira ku mbuga nkoranyambaga, ntago ndi buze gushyiramo videwo z'ibikorwa twakoraga, icyo bikora ndabaganirira ku bikorwa twahakoreye, ntago ndi bushyiremo izo videwo nubwo nazifashe, kuko harimo amasura y'abandi bantu kandi si byiza igihe umuntu utamusabye uburenganzira bw'isura ye ushobora kuyishyira ku mbuga nkoranyambaga, si byiza. Ariko twari tugezeyo, hari ibice bibiri, igice cya mbere hano hari abantu bandi nabo baje muri picnic yabo, nabo baryohewe rwose, bari gucuranga, bari kubyina, natwe tujya mu kindi gice cyacu, turagenda nk'itorero, urumva birumvikana ko ari no ku cyumweru twagombaga kubanza gusenga, kuganira ijambo ry'Imana, umuyobozi aratuganiriza, pasiteri, hanyuma nyuma yaho hakurikiraho nyine ibikorwa bya picnic bisanzwe, habaho imikino itandukanye, habaho gusangira, habaho ibintu byinshi bitandukanye. Ariko noneho twakinnye umukino, abana bakina umukino, hakabaho gutombora utuntu, tukanagenerwa n'ibihembo. Twakinnye umukino wari woroshye, wari simple cyane, ariko umisomo aribyo nababwiye nkitangira nti ni vlog, ariko ni vlog ya picnic ariko yansigiye amasomo abiri ndaza kubabwira. Hanyuma habanje gukina abana, hakurikiraho igice cy'abagabo nabo bakina uwo mukino, hanyuma hakurikiraho n'igice cy'abadamu. Muri buri cyiciro hagomba kubonekamo utsinda agahabwa igihembo. Hanyuma umukino wari woroshye cyane, twari gufata tuno dukombe twa isagenic, tuno two kunyweramo amazi cyangwa se ikawa, cyangwa twa isagenic dutoya, ukadushyira ku kiganza inyuma, hanyuma nyine ukakabaransinga ku buryo katari bugwe hasi, ahubwo noneho ukagerageza kumuvinga na mugenzi wawe, kugira ngo mugenzi wawe nyine kabashe kugwa kiwe. Hanyuma rero uwo mukino urakinwa, buri cyiciro wawukinaga wese yarahembwaga, uwatsindaga yarahembwaga. Hagezeho icyiciro cy'abadamu, urumva twarakinnye, birangira ari njye ubaye umutsinzi, ndatsinda, ni njye wegukanye igihembo nyamukuru cyagenewe abantu. Hanyuma rero navuga ngo isomo byansigiye ni irihe? Amasomo abiri nababwiraga nakuyemo. Isomo rya mbere ni uko naje gusanga ntabwo kunezerwa cyangwa kugira ibihe byiza bivuze ko mwasohokeye ahantu hakomeye, mwagiye muri hoteli ikomeye, mwariye bikomeye. Oya,
kunezerwa, gushaka ibihe byo kunezerwa ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu bitoya cyane. Urumva twari twagiyeyo ariko habayeho kwitwaza ibyo kurya, ariko atari ukuvuga ngo urarya wenyine, abari babishoboye hano haba ibiryo navuga ngo biba bisa nk'ibimenyerewe abantu bitwaza muri picnic. Ni nkuko twavuga ngo tugiye muri picnic wenda dutwaye amandazi na capati, biba ari ibintu byoroshye bitwarika. Hano rero bakunda abenshi iyo bagiye gutyo nko hanze bakunda kwitwaza ibyitwa kibimbap, kuko zo ziroroha nyine kuzikora no kuzitwara kandi ntizivunane. Rero naje gusanga nyine mugasangira, mugakina, mukanezerwa. Naje gusanga rero ntabwo kunezerwa kwacu cyangwa se ahantu dukura umunezero ari mu bintu hari abafite ubwo bushobozi, ababufite rwose musohokere mu mahoteli meza, mwishyure mujye kureba ingagi, mujye mu Kagera murebe inyamaswa, ariko biriya bintu nyine birahenze, si ibya buri wese wabasha kubyigondera. Abandi mutega indege mujye Dubai, abandi mujye Zanzibar, abandi mbese. Ariko noneho mushobora kwicara mugategura nk'umuryango cyangwa se nk'inshuti, niba tuvuge muri umuryango runaka, mufite undi muryango w'inshuti yanyu, cyangwa se muri urungano runaka, mushobora gutegura mukavuga muti hari ahantu tuzi horoshye kujyayo. Umuntu yajya agakorera nk'ibikorwa nk'ako kundi abantu bakunda kujya nka Mera Neza, mo Kigali, za Jari n'ahandi handi nyine abantu, cyangwa se n'ahandi mu ntara, n'ahandi ushobora kuba uzi wenda hari ikibuga runaka, niyo cyaba ari ikibuga cy'umupira, niyo haba ari agashyamba keza kabamo za pinusi, ishyamba ribamo pinusi murabizi ukuntu riba rimeze neza riryoshye. Mugategura mukavuga muti reka tuzashake igihe tujyeyo twishime, mukagenda mugategura imikino yoroshye, mukitwaza, si ngombwa ngo mutware ibyo kurya byinshi, niyo mwatwara ji mwakoze, cyangwa se mukagura za ji zo mu tujerekani bafungura, mukatwara nka 2 bitewe n'umubare, mukagenda mukitwaza n'udukombe twa Isagenic buri wese ari bunywereho, wenda na buri wese noneho agatwara n'ikindi yumva cyamufasha. Mugakora capati, mugakora amandazi, cyangwa se mukanabigura ibintu bidahenze biri aho ngaho, biswi, hanyuma mugategura urugendo nk'urwo, mukagenda mukajya ahantu batazabishyuza, ahantu rwose hatuje hameze neza, mukagenda mukitegura imikino isanzwe. Hari imikino iriho nubwo abanyarwanda batakikora cyane, cyangwa se tutakigira, ahubwo simbizi ne kujajinga, ariko nuko nzi ko nyine ntabwo umuntu agipfa kuyumvana abantu benshi. Ariko gukina hagati, uriya mukino hagati wararyohaga. Gukina ibihugu nubwo biba bisa nk'imikino y'abana, ariko n'abantu bakuru barayikina kandi ukumva uranezerewe. Gukina ibihugu, kwa kundi twajya dukina ibihugu, buri wese afite nk'igihugu cye, noneho hakabaho uri butangize umukino yavuga nk'igihugu akaba ariho ugaruka, kwa kundi nyine. Mugakina amanota, kwa kundi ku mupira mukina amanota, bakobwa mugakina tayari birakunda, cyangwa se mugakina kibariko, mukibukirana two dukino twa kera mukagenda mukadukina. Naje gusanga ibyo bintu biri mu munezero mwinshi, kuko nk'iyo picnic twe twagiyemo ntago ushobora kumva, nyine ni njyewe ubyumva, ariko nkubwiye nk'umunezero numvaga mfite turi gukina ako gakino, kandi umva koroshye, just ko gufata kariya gakombe ka Isagenic ukagashyira ku kiganza hano inyuma, n'inyuma ku kiganza nyine wubitse ikiganza ukagashyiraho, ukagatwara ku buryo katari bugwe, nyine ukagerageza kukabalansa. Harimo umuyaga ushobora kugahuha, ariko ukagera kukabalansinga ku buryo katari bugwe, ahubwo noneho ukajya ukora ku buryo mugenzi wawe uri bumukome kakagwa. Uwo kaguye yagombaga kwita avamo akajya kwicara, nyine mukagenda musigaramo ngo tutaragwa. Ndibuka twasigayemo turi 2, yari njyewe n'undi mubyeyi ukuze.
ntabwo njya mpaga joke yashyizemo niko yahise avuga. Urumva ni umubyeyi ukuze munini, urumva abantu banini kubera ubunini aba afite n'akaboko nyine arakarambura ukabona ni kagufi. Noneho yashyizemo joke aravuga ko urumva twe dusigaye turi babiri, noneho twagomba gukora ibishoboka byose nkamukoma cyangwa kankoma kagatakara, ariko si ugukoma umuntu gutya, ni ukumukoma ku kaboko cyangwa ugakoma ka gakombe. Icyo yakoraga rero ugomba kuba uri gukina ugenda ugahungisha. Rero ndibuka joke yatera avuze ngo ntabwo mbyemera ngo bafite akaboko karekare. Iyo joke igera nsekeje ko nyine ndemera ibyishimo, urumva wari umukino nyine twakinaga wisanzuye wumva noneho uri na focus cyane kugira ngo uri concentre cyane kugira ngo ka gakombe kadatakara, urumva ibindi byose bihita bijya ku ruhande. Nari mfite ibyishimo, numva rero mfite ibyishimo byinshi. Rero mpita nsanga nyine nigiramo isomo rivuga ngo ntago ibiduha ibyishimo cyangwa se ibitunezeza ari ibintu byinshi cyangwa se ibintu bihenze cyangwa ibintu biremereye cyane twakoze, ahubwo na twa tundi twita dutoya tubasha gutanga umunezero n'umusaruro mwiza. Ubwo nibyo nari ndi kuvuga, mugategura, niyo yaba ari famiye ebyiri, niyo yaba ari urungano, niyo yaba nawe ari we famiye yawe, wenda tuvuge wowe mugabo, umugore, abana, mukagenda, cyangwa se abavandimwe mukava muri kaho munsi, noneho dusohoke tujye gutembera, tuve muri iyi rwasera twari turimo, mukagenda mugatembera, mugakina utwo dukino, mugakina amabuye. Muri twari dukina hari wa mukino wo gutera amabuye, gukina biye, ntago bisebetse kuko ni umukino wo kwinezeza, mugakina utubiye, mukiyibutsa ya mikino isanzwe yoroshye rwose, kandi birangira mutashye muruhutse, munezerewe, kandi nta n'amafaranga byabatwaye. Wenda amafaranga bishobora kuba byabatwaye ari itike mwakoresheje kuko mwavuye aho ngaho mwagiye ahandi, cyangwa se ari wenda nta mafaranga y'ibintu bike mwagiye mwitwaje kugira ngo inzara itaza kubicirayo, mugakora umusangiro rwose woroheje, mugasangira mukarangiza mukitahira. Iryo ni isomo rya mbere nigiyemo, ko ibintu nyine byose nyine umunezero utawukura mu bintu biremereye cyane, n'ibintu byoroshye bino nyine umuntu abona bimeze nk'aho byoroshye, bidahenze, bidasaba amafaranga, nyine umuntu anezerwa kandi akanaruhuka, uranaruhuka utaha wumva uruhutse. Ntabwo kuruhuka ari ukujya ku mazi gusa, nigego no kujya ku mazi n'ugiye kurara amazi ugashyiramo n'ibirenge nabwo utaha wumva uruhutse, ariko nibyo naje gusanga biruhura. Ikindi cya kabiri nigiyemo, uwo mukino tukiwutangira ngifata agakombe nkigaterekaho direct, ntarinyeganyeza, ntaranipositiona, ntaranagira gute, kahise kagwa. Hari abo twahitaga tugwa gutyo kuko bavuze ko nyine uwo kari bugwa ari bavuyemo akahita yiviramo, ntaranatekereza uko umukino uri gukorwa akaba karaguye. Ndavuga ubu se ndatsinzwe? Oya, ntabwo mbyemera. Mpita ngatera vuba vuba, ubwo ni wenda turi bubyite gutrisha, simbizi, cyangwa cheating, simbizi niba naracitinze, ariko nahise ngatera vuba vuba, mpita nongera ngashyiraho, noneho ni positiona umukino njyamo neza. Birangira nsinze, mpabwa igihembo cy'uwatsinze neza. Ako kavidewo ko ngira ngo muri kukabona ko nahawe hariya nari ndi guhabwa igihembo cy'uwatsinze umukino. Noneho isomo nakuyemo rya kabiri, irya mbere nyine ni uko kunezerwa, umunezero umuntu atawukura mu bintu biremereye cyangwa by'amafaranga menshi n'iki, ahubwo n'utuntu tworoshye twaguha umunezero. Isomo rya kabiri, urumva karancitse karagwa nkitangira, nta n'ikindi kintu nari nakora, ntaranipositiona neza mu mukino, kaba karaguye, ariko mpita ngira ishyaka, ndongera ndakatera, mpita nongera, noneho ninjira mu mukino neza. Nakuyemo isomo rivuga ngo uko wagwa kose, kuki utakongera kwiha amahirwe ya bimwe byakunaniye, ko
ayo mahirwe wakwiha ashobora kukuviramo intsinzi washakaga. Gerageza kwiha amahirwe ya bimwe byakunaniye kugira ngo gerageza kwiha amahirwe y'ibyagaragaraga nk'aho utsinzwe, bishobora kukuviramo intsinzi ukaba umutsinzi. Urumva karancitse karagwa, ariko mpita nongera ndagatora nongera niha andi mahirwe birangira ntsinzi. Kandi twari umubare munini pe, twari abadamu bagera muri 30. 30 barashoboka, abadamu n'abakobwa muri 30 ndumva bashobora kuba bageramo. Ariko niha ayo mahirwe ndongera ngaruka mu mukino kandi birangira ntsinzi. Ni isomo rero rivuga ngo ntabwo buri gihe uko ibyo tugiye gukora bikahita bidutsinda, ariko buri gihe biba bivuze ko kuko twatsinzwe. Kuko hari igihe ushobora gutsindwa wa mugani utaraninjira neza muri cya kintu wari ugiye gukora, utaranabona umurongo wacyo, utaranatangira, warangiza noneho ukitsindwa ugahita ucika intege ukavuga ati n'ubundi ntabwo nari kubishobora, ni uku nyine bigenze, ni uku birangiye, ukahita urambika. Ariko kubera iki utakongera ukiha amahirwe muri cya kintu cyari cyagutsinze, cya kintu wari watsinzwemo, ukongera ukiha amahirwe, hanyuma ukareba ko ejo utazaba umutsinzi. Urugero rworoshye, kubera iki umuntu cyane abantu navuga bakunda kwiha amahirwe cyane kandi bikarangira bageze ku cyo bifuza, ni abantu bakorera perimi yo gutwara imodoka. Kubera iki ubundi mu buzima bwacu busanzwe kuki tutagira uriya mwuka w'abantu baba bari kwiga gutwara imodoka? Umuntu akorera perimi akagenda agakora examen zose agatsindirwa kuri demarage, akavuga ati Mana nyagasani ngomba gusubiramo, kandi uri bugende ugasubira ugahera kuri 0, uri bugende gusubira kuri demarage ukanyura ugasubira kuri 0, none ugasanga n'igihe ugiye uhereye kuri 0 uhise utsindirwa muri circulation. Ejo kandi circulation wari warayitsinze, parking wari warayitsinze, byose wari warabitsinze, warangiza noneho usubiyemo ugahita wongera, noneho ugahita utsindirwa aho watangiriye. Ariko ugakomeza ukagira iyo nyota n'ishyaka rivuga ngo ngomba kubona iyi perimi. Kubera iki mu buzima bwacu busanzwe tutakomeza, kuki tutakwiha ayo mahirwe ngo twongere twiha amahirwe? Uri gukora business wenda biranze, ariko wabonaga hari inzira kandi ujya kujya muri iyo business wari warabitekereje, ubiha inzira, ubona n'umusaruro bizago, ariko ugezemo biranze uhise ucika intege ngo reka ngo niviremo da ngo nyine ubu byarangiye. Cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ugerageje gukora ukagitsindirwa ku munota wa mbere, kuki tutakongera ngo twihe amahirwe twongere dusubiremo ko bishobora kurangira noneho tugeze ku ntsinzi ya nyayo? Ayo niyo masomo 2 nakuyemo, niyo mpamvu nifuje kubasangiza iyi pikiniki, kandi numva nyine byaranyubatse, byongeye kunyigisha ku buryo numva nyine hari ibintu ngenda mpindura mu buzima, nanone nkumva nshaka gukomeza gukora. Sinzi rero nawe, sinzi uko wabyumva, ariko nawe urebe, wasubiza amaso inyuma ukareba ukavuga uti kubera iki hano nanjye ntakwiye amahirwe? Kuki nakwiciraho iteka ko byarangiye? Kuki ntakongera nkiha amahirwe ko wenda noneho ku yindi nshuro naba umutsinzi, cyangwa se nataba ari ku yindi nshuro naba umutsinzi? Kongera ukiha amahirwe mu buzima. Ikindi, ntitukabeho duhora twumva tunaniwe, nta byishimo, nta munezero, kandi bitunezeza n'ibyatuma turuhuka birahari byinshi. Kuruhuka gusa si ukuryama, kuruhuka gusa si ukutembera, kwa kundi banavuga ngo ngiye kuruhuka, ngo mfashe igihe ndagiye, byatuma turuhuka ni byinshi. Mwakoze kubana natwe, nizere ko vlog y'uyu munsi mugize icyo mukuramo, hanyuma muduhe subscribe, muduhe comment, kandi musharinge bigere no ku bandi, kandi mukomeze kubana natwe kugira ngo mukomeze kumva n'ibindi biganiro byacu bitandukanye. Turabakunda cyane, dusubire ubutaha. Shalom shalom.